turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi ntabwo twakibagirwa ba diaspora bajya batwereka ko badukurikira ndetse na mu gihugu cy'ubuturanyi cy'u Burundi. Big up to yourself wowe wakoze subscribe, big up to yourself wowe wakoze comment and share. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe nkuko muri kubona kuri kamera za Yawe TV, ntabwo ni njyenyine none uyu munsi nabazaniye abantu babiri. Ushobora kubona ukahita uvuga ati uyu ni umugore n'umugabo se cyangwa se ni couple cyangwa se bari guteretana bafite ubukwe cyangwa se bimeze biti, n'abantu twahujije se cyangwa okay, ushobora kwita ugira amatsiko ariko wowe icyo ukora ni ukureba ikiganiro kuva gitangira kugeza gisoje niyo uza kuza kumenya aba bantu ni bantu ki nibo tugiye kuganira rero kuri uyu munsi. Hanyuma rero kanangiye mbaha ikaze turabasuhuje. Murakoze. Amakuru Ni meza. Mbereye ku mugore baravuga ladies first, ni ikindi nukanyegereye rero ntugire jase. Okay, hanyuma rero reka ntangirire ku mukobwa. Amazina yitwa gute? Nitwa Esther. Esther irindi Tuyikunde. kivuze Esther gusa. Iri Nyarwanda rero buriya. Ndarikunda ariko ntabwo nkunda kurivuga cyane. Wikundira ka Esther. Ubundi umuco nyarwanda ntabwo ushaka kugenda nyine uri kwivuga ngo uvuge ngo nitwa Esther, takubwira ngo Esther se nibiki. Impamvu nuko ka Esther ari kagufi kurutira Nyarwanda mbari rirerire. Hanyuma rero tugwaye ikaze kuri Yawe. Urakoze cyane. Iruhande rwacu hari undi mugabo, sinzi niba ari umugabo cyangwa se ari umusore, araza kuza kubitubwira reka nabe muhe ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Tugwaye ikaze kuri Yawe. Amazina ni Banyita Hamza. Hamza. Hanyuma nitwa Hamza wewe gusa se cyangwa nawe ugiye kumbira nka Okay, nitwa Hamza Wabuza. Hamza what? Wabuza. My God. Iryo zina uraza kuza kuri dusonera Hamza Wabuza. Ubwo se Wabuza bisobanura iki? Ni AKA Wabuza. Okay, tugwaye ikaze nayo kuri Yawe. Murakoze cyane. Mumeze neza? Tumeze neza cyane. Nta kibazo. Mwambaye neza by the way. Urakoze. Wisemo gute kwambara gutya? High heels, wambaye ibintu byoroheje ariko byiza birakubereye cyane. High heels, agapantaro kaka don't touch. Ni sawa wambaye neza. Urakoze cyane. Ndetse na boss wacu ku ruhande yambaye neza. Reba gutya ahita avuga ati mbega couple iryoshye. Impamvu nyine nuko turi kumwe turegeranye babiteka. Hanyuma rero Esther na Hamza nkoresha irihe? Nkoresha Hamza Wabuza. Okay, reka nkoresha Hamza. Wabuza nshobora gukotora mukanseka. Hanyuma rero Esther tugwaye ikaze ndetse ugiye kwibwira Esther ni muntu ki? Umuntu ushobora kuvuga ati nitwa Esther ariko se Esther bakeneye no kumenya niba muri na couple cyangwa uri musaza we cyangwa se uri mushiki we plutôt uri mushiki we cyangwa se n'ikindi kintu cyangwa se n'iki cyane abazanye hano bashobora kubimenya. Ariko se mu buryo bwawe uri gusobanurira abakunzi ba Yawe TV cyangwa se abakurikiranye kino kiganiro, Esther ni muntu ki? Wamusobanura gute mu magambo yawe? Esther ni umukobwa usanzwe witonda, nkunda gusenga, nibyo kuba nkunda gusenga nitonda ndumva. Ikindi Esther ntuye Nyamata niho mvuka. Ndi umukinnyi wa filime, nkaba n'umwanditsi, nkanayobora iyo bibaye ngombwa igihe turi kuri tele. Imyaka ni 24. Yego. Nize segonderi, niga accounting. Yego. Nize ura graduating. Oya, ntago ndagraduating. Ariko ndabipanga mu gihe kiri imbere nzabikora. Hanyuma rero iruhande rwa Esther hari wundi mugabo cyangwa se umusore, turaje tumenye niba ari umugabo cyangwa ari umusore. Nawe ajya kutwibwira mu buryo bwe. Hamza ni muntu ki? Uramutse usobanuriye nk'umuntu uri gukurikirana ikiganiro cya Yawe TV cyangwa se kino kiganiro, wasobanura gute Hamza mu magambo yawe? Okay, Hamza ni umusore. Umusore usanzwe witonda, wubaha buri muntu ari wese, umukuru umutoya. He's single or not? Yeah, I'm single. Ngenuye Nyamirambo. Nibyo. Mwabyumvise ko ari single, abashaka kanda
simbizi barancaho mwabyimviye hanyuma rero mwabyimviye ariko Esther we ntabwo twamubajije you are single or not? ndi single. Mwabyumvise ko ari single ya couple twe expectingaga ko ariyo ntago ariyo mwabana umwe. Okay, Esther rero utubwira uri we watubwiye ko ukora business ukina filime ndetse rimwe na rimwe ukanayiyobora. Ese filime wakinnye ni yihe igitekerezo cyo gukina filime cyagenze gute kugira ngo winjire mu mwuga wa filime? Kuki utagiye kujya kuririmba ngo umuhanzi? Kuki utagiye mu bindi ukinjira mu ruhando rwa filime? Ubundi igitekerezo cya filime cyangwa kumenya ko mfite iyo mpano byaje nkiri mutoya. Biraza ntangira numva nakandika ibintu bikaza nkandika cyangwa hereza nk'abantu bagasoma bakavuga bino bintu wow bimeze nka filime n'iki uko imyaka yagiye igenda niko nahise numva ko ngomba gukomeza kwandika. Rero biba ngombwa ko dutangira no kwita tunazikina. Hanyuma rero Hamza wowe byagenze gute kugira ngo winjire? Ese yaba ariyo niyo ntumbero y'ubuzima wari ufite gukina filime cyangwa ni hari ukuntu umuntu abona amahirwe yoroshye akavuga ati reka nyafatirane, ariko hari n'igihe umuntu akura ari izo nzozi ze zo kuzakina filime? Wowe bimeze bite? Njye ntabwo zari izo nzozi zanjye. Njye nakuze nshaka kuba umushoferi. Nakuze nkunda imodoka ariko igihe cyarageze nanjye uraniye uri umwana hari ibyo uba ushaka gukora nyine bimwe by'abana, ariko iyo ukuze ugenda uhura n'abantu batandukanye bigatuma wisanga mu bindi bintu bitewe n'abantu bakuzengurutsa hafi. So igihe cyarageze nanjye mbyisangamo ndabigerageza mbona birashoboka ndabyiga birakunda ndabikora. Hanyuma rero Esther ubu bwa mbere ukina filime niye filime wakinnye bwa mbere cyangwa? Filime nakinnye bwa mbere yitwa Igeno ryanjye, nakinnyemo nitwa Neri. Iyo filime yaratangiye gusohoka ngo na finale irahari iri guca kuri YouTube channel yitwa Rwanda Movie, iriho yose duce dutandatu kandi ni filime nziza cyane nakunze. Filime nanditse bwa mbere nkavuga ni filime ni nziza reka ariyo mperaho kugira ngo abantu batabona akantu keza ariko bahayeho bwa mbere. Ushobora kumva igeno ryanjye. Okay, igeno ryanjye bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Igeno ryanjye ni nko kuvuga ingabire cyangwa se ikintu kigomba kukubaho wowe Imana yakugeneye cyangwa se ibintu bigomba kukubaho by'Imana ikugeneye by'Imana iguhaye nibyo. Hanyuma wowe ni iyihe filime wabanje gukinamo bwa mbere? Nanjye ni Igeno ryanjye. Mwatangiye gukina filime ryari? Watangiye gukina filime ryari? Twatangiye umwaka ushize 2019 mu kwa mbere aho ngaho mu kwa kabiri. Ubwo bivuze ko umaze umwaka ni ibiri igiye kuzura uri mu mwuga wa filime cyangwa se wa sinema nyarwanda. Okay, hanyuma rero watubwiye ko wakinnye mu witwa Neri. Hanyuma rero turagira ngo tubwire Neri muri iyo filime wabari uri mu ntoki? Ndi umukobwa ubana n'umuvandimwe na anti. Umuvandimwe wanjye abakunda bosi we, noneho yakunda bosi we bitewe nuko nanjye mba numva ko nagira uruhare mu kumufasha nk'umuvandimwe, nkamufasha ko yakica umugore wa bosi we kugira ngo atsindire uwo mugabo. Ubundi urabikoze? Narabikoze cyane, ndabikora ndamufasha ndetse tubigeraho usibye ko bitakunze neza. Hanyuma rero umuntu ashobora kwita yibaza muri uko gushaka kuroga uwo bosi wa murumuna, ni bosi wa murumuna wawe aba amukunda ubwo burozi bwo ubusanzwe bufite cyangwa se wagiye mu bapfu? Oya, bitewe nuko nyine ari we wamushakaga cyane ndabumutuma niba ushaka umugabo nkamumutuma gusa cyo mushyiramo n'umutima ukomeye ukumva yuko nta kidasanzwe agiye gukora. Kwica umuntu nta kantu koroshye, agomba kubuzana kandi akanabikora, ni nawe ubumwihera. Ariko njye mba ndaho hafi nkamusunika nyine kugira bikore. Hanyuma tubwira nyine ukuntu byagenze, byabagendekeye. Yaraje azabuzanye nicaye namutegereje tukirimo kubivuga ukuntu tugiye kubigenza,
umu anti wanjye barabyumvishe, akibyumva nyine aje atubuza ngo ndahamagara polisi, ndamufata ndamusunika mutsindagira umusego mu maso. Nyine umuvandimwe agiramo impuhwe aravuga tutamwica, ariko numvaga ngewe n'ubundi nta kintu biri kumbwira. Turasohoka turagenda tujyayo ngo tukore icyo gikorwa kitujyanye, dushyiramo ubwo burozi n'iki, gusa polisi yahageze bitaraba. Ubwo uwo mukobwa yagiye kumuha ubwo burozi, umugabo we n'uyu nguyu aba ahari, niwe wari utangiye kumuhereza ko ntiyari ko ikirahure kirimo uburozi muri iyo ji. Yatangira kumuha umu anti ahita aza akavuga ati muwe muretse kumuha iyo ji, iyo ji iraroze. Akibivugwa ahita arakara nyine cibikuba, atangira gushaka kumunywesha ubwo burozi umuvandimwe wanjye, polisi biraje. Hanyuma rero Hamza, wowe ubu uri Lambert we abameze ati? Lambert ni umusore uri humble, uba witonze cyane. Ni umusore uba uri aho nyine ukundana n'umukobwa nko mu buzima busanzwe, ariko nyuma akaza kumubura, agaca mu bintu nk'ibyo, mu bintu geragezo nk'ibyo byose. Amubura ate kugira ngo tubwire umuburamo? Amubura nazo bigenda bite? Ese nkuko tubwiye ko bagerageje kuroga umugore wawe, bigenda gute wowe ubibona ute? Ese ubona ko uwo mwana ubereye cyangwa se uwo mukobwa ubereye bosi, ubona ko agerageza kukurwanirira, cyangwa wenda n'ibinakora rwihishwa kugira ngo amukore mu nzira azakwigaragarize nyuma? Urabibona cyangwa ntago bibona? Mu by'ukuri biba bigaragara mu bundi buryo, ariko mu buryo bw'akazi nanone ntibigaragara. Kuko nkeka ko iyo abantu bari mu kazi akenshi baba bakonsentratinga kuri cya kintu barimo, ugasanga rero wowe icyo ushaka kugaragaza hari igihe mugenzi wawe atakibona bitewe n'uko we ari ku kindi. Ariko nyamukobwa agerageza kubyerekana, ariko kubera ko njye mba ndi mu kazi ntago mbyitaho, ntago namuhaye umwanya. So akaza guca mu zindi nzira bakamuroga, njye mbimenya nyuma. Hanyuma se nkawe niba uri umugabo ufite umugore, ese koko mubana n'uwo mugore cyangwa ni couple nyine isanzwe itarimariye? Ni ukuvuga ngo umukobwa ageraho akabura, iwabo bakamugurisha, arabura before yuko tubana. Then ahagarukiye njye nawe dufata umwanzuro wo kujya kubana noneho kugira mbashe kumurindira hafi yanjye. So story uko imeze nyine bwo nyine birakuri. Iki wakoze kugira ngo niba warabonye koko umukobwa ariko kugerageza kukwiyegereza, niki wakoze nk'umuntu ufite undi ukunda kugira ngo bidasenya umubano wawe wundi ukunda? Icyo nakoze ni n'icyo undi wese yakora, no kugerageza kumwegezayo n'umuha uwo mwanya yarakeye. Hanyuma Neri amaze kutubwira ko ukuntu bagerageje kuroga umugore wawe, bikaba ngombwa yuko unabafata. Ese iyo mutantine wabo aza akakubwira ngo reka kumuha iyo fanta, iyo ji ugiye kumuha, we expectinze gute icyo gihe? Wese utekereza iki, niki wikanze, wabitekereje gute? Ese nk'umugabo ntago wagize umujinya ngo byibura ngo kubita abakobwa bari bagiye kukwicira umuntu ukunda? Urumva umujinya ntago wabura, n'amatsiko bazagende bareba. Uko byagenze nyine narahindukiye, narareactinze, ndahindukira nshaka kumunywesha wa undi wari umpaye iyo ji, ari nawe wari secrétaire wanjye. Ndahindukira nshaka kumunywesha nyine ya ji yari amaye ngo ndoge mugenzi we. Then muri iyo process polisi ikaza nyine bituma atayinywa. Polisi iraza ikabatwara, bakabakurikirana. Hanyuma Neri undi kuganira na Lambert, nibo ndi kuganira nabo. Hanyuma wowe watekereje iki murumuna waje akakubwira ngo mfite boss naramukunzi, azi ko afite umugore, azi ko afite fiancé, azi ko afite umuntu akunda? Niye nama nk'umuntu mukuru wamugiriye bwa mbere ibyo byose bitaraba? Wibuke ko ndi kuganira na Neri akibimbwira, ntago nakora ikintu gituma atishima nk'umuvandimwe wanjye. Nashatse nanjye ikimugezayo vuba, nimba ari uwo mugabo amubone,
mugira inama zishoboka n'inama zinashaka ze kwica n'ibishaka ibiza ariko umugabo abone yishima nawe ariko yaramushakaga cyane yaramubabaye kandi abonaga ko ari na mwiza wowe ntabwo wigeze niba warabonye ko ari mwiza ntabwo wigeze ushaka ko nawe wamwishyiraho cyangwa se ngo umutware abasore icyo gihe bari barananiye ntabwo nigeze mugirira umutima rwose asanga ari bari barabananiye mba mfitemo umusheri ariko nyine nawe nabonaga ari aho uwo musheri wanjye nyine ni umupolisi ariko mbona nta ngufu nyine zirimo cyane ku buryo nta keyaguha yarazima nyine z'abapolisi zimwe za gipolisi zo kuza ukigenda babarira umbwira urukundo rwawe n'uwo mupolisi ukuntu rumeze ubundi rero ni nk'aho ari umupolisi wowe n'umupolisikazi nanjye nta rukundo mba mfite rwinshi ngo ndumwereke ntago nimba ari uguhura tukavuga iki tugenza bikarangira akagenda ariko nyine niwe mba nkunda hanyuma rero ufashije murumuna wawe ibyo byose birabaye bya polisi iraje itwara nde itwara wowe itwara murumuna wawe itwara nde bitewe n'ukuntu mba ntari mwiza barantwara ariko bantwarana na bagenzi banjye hanyuma rero abapolisi nibo baza gutabara wibuke ko watubwiye ko shere wawe ari umupolisi icyo gihe aza mu bantu baje kugutwara cyangwa haza abandi azamo nanjye natunguwe no kubona ari we ubwo waje akamfata araza akamfata akambwira ati neri biki tugende ariko nanjye nyine mba natunguwe mba mbona urukundo rwagiye atari wa wundi shere wawe yaragufunze aragutwara yaramfunze nta muho yagize pe hanyuma rero Lambert we nirihe jambo wabwiye umugore wawe nyuma y'uko ibyo byose ubibonye bibayeho nyuma y'uko bose bagiye urumva naramukundaga nako ndamukunda so buretse kumuhumuriza nta kirenze icyo wamukorera urumva yari imfubyi agenda ahura n'ibibazo byinshi so muri ubwo buzima rero umuntu umeze gutyo buretse kuba wamuhumuriza ukamwiyegereza ukamushyira hafi ukamubwira amagambo meza nta kindi kintu uba wamukorera hanyuma rero tugarutse kuri wa mukobwa wagukunze wa mukobwa watumye ashaka kwicisha umugore wawe uwo mukobwa hari ukuntu niba umukobwa bakunda umugabo w'abandi akagerageza kumurishyarishya mu buryo bwo kumwicisha irari mu buryo bwo kwambara ukundi kuntu kugira ngo arebe ko wahindukira ese ni iki uwo mukobwa yakoreshaga ku buryo wenda byibura yakorekaga akagukunda kuko watubwiye ko hari ukuntu wabibonagamo nubwo bitari cyane ariko hari ukundi kuntu wabibonagamo wibonye mu buhe buryo rero urumva umukobwa yaciye mu nzira nyinshi bwa mbere nyine yagerageza kuba yadutanya akoresheje iletre then bikanga kwa ko urumva umugore wanjye aba yarahuye n'ibibazo byinshi so akabyihangana ngerageza kumusobanurira akabyumva bwa kabiri rero nibwo bwanze bwari ubwo ngubwo bwo kuba yamugirira nabi akamukura mu nzira then akabona ko yafata uwo mwanya ariko byose twabiciyemo neza niba se umukobwa yageragezaga kuza mu rugo akaba nk'imbyarya ku mugore wawe umukobwa twahuriraga muri office ko urumva already yari secretary wanjye so niho izo action hari ukuntu umuntu akora ama action atavuze ako akagira ikintu ashaka kukwereka nawe iyo uri tayari yo kubireba urabibona so ni muri urwo rwego uko twakoraga ahantu hamwe cyaragaragaraga hanyuma se mukuru we wari umuzi we cyangwa wamubonye uwo munsi ese byaje kurangira gute watubwiye ko mwahuriraga mu kazi kandi mutubwira yuko icyo gihe ajya kuroga umugore wawe ari wari ugiye kumuha ji bahuye gute n'uwo mugore wawe sasa kugira ngo babonane nyine ubwo burozi bumugereho mukuru we nari muzi ariko nyine nk'uko mva nyine ukuntu yari ameze yari umuntu nyine utari ahantu hamwe noneho kuroga umugore wanjye bo bari bamusuye urede bari abantu baziranye so bari bamusuye njye rero nsanga bamusuye bari mu rugo bari baziranye icyo kibazo nakubazaga se yaba yararyaryaga umugore wawe yabaga yaramuryaryaga kuko urumva
umugore wanjye bafite inshuti ye ahantu baba barafunganye, so inshuti ye bakaza niyo babanza kwica, by the way baramwica bakamukura mu nzira, then bakaza mu make bishe inshuti y'umugore wawe, so nawe bakabashaka kumugeraho. hanyuma rero ni iki byakwigishije nk'umuntu wari ufite umugore akunda akabona niki byagusigiye ko biri kose turi ku isi kandi turiga ko bwije no kubukeye, ikintu cyose kibayeho iyo kitakwigishije kigera gute? Okay, byakugiye tubwire nirihe somo byagusigiye? Isomo byansigiye nuko utagomba kwizera buri muntu uwo ari we wese ukuri iruhande, ugomba kwizera ariko ni bibe cyane ukagira icyo usiga nyine ukizigamira. Hanyuma rero Esther, nkawe nk'umuntu wabigizemo uruhare mu kugira ngo umugore wa Lambert yicwe, nirihe somo byakwigishije? Isomo byanyigishije ni iki byakwigishije? Hari ikintu bikugisha isomo ry'ubuzima ngira ngo ugende urimenye. Isomo byansigiye ni uko ntagomba kwita ku byahahise kugira ngo mpemuke nkore ikintu kibi icyo ari cyo cyose, kubera ko iyo witaye ku bintu bibi waba waciyemo, ubuzima waciyemo bituma ukora ikintu kibi, so nasanze atari byiza. Hanyuma rero muri aka kanya wicaranye na Lambert, wenda wavuye kuri polisi, wagize gute? Niki wabwira Lambert nk'umuntu wamuhemukiye? Se naramuhemukiye. Okay, icyo namubwira ko yakoze igikorwa cyiza cyo gukunda umugore we kandi akambabarira mu by'ukuri kuba narakoze biriya bikorwa. Muri aka kanya n'ubundi turi kuri yawe, mu buryo wamusabyemo imbabazi, ndavuze ngo niki wabwira nka Lambert muri aka kanya muri kumwe, umuntu wagerageje kwica umugore we akanabimenya, niki wamubwira? Lambert, umbabarire kandi ntabwo bizongera. Izo mbabazi rero ziremaka nazo muha, urumva baramufunga, baramufunze, so ntabwo nyine duhura, ubwo nyine yajya gukora igihano. Muri aka kanya nanjye navuze ngo twahuje Lambert na Neri, bari bafitanye ikibazo nk'icyo ngicyo, agusabye imbabazi muri aka kanya. Iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa, niko mbyemera, so nanjye naramubabariye, nako ndakubabariye. urakoze kumbabarira. Utanga se ko inka oya ntabyinka se ngenda yigira nayo ngira nta nka ngira. Hanyuma rero muri iyo filime yanyu yitwa Iryeno ryanjye, mubona ari buhe butumwa mutanga, message musohora mu bantu muri yose filime kwitangira ndetse no kwisoza cyangwa se ahigeze? Nubuhe butumwa mubasha gusohora cyangwa se nubuhe butumwa mubasha kugenera abanyarwanda? Ubwo nge naheraho nko ku umubyeyi kwita ku mwana uwo ari we wese, utarinze kuvuga ngo yavuye ku muhanda wenda ngo ushake kumugira indaye kwinjiriza amafaranga, ariko ukavuga ati uyu mwana abayeho neza yangirira umumaro, kwita ku mwana uwo ari we wese. Hanyuma we Lambert, ni ubuhe butumwa mubona ko mushaka gutambutsa? Ubutumwa bw'ingenzi burimo ni ukubaho, ni ukubana, ni ukuba ubutumwa bw'ingenzi burimo ni ukubaho nk'umuntu ukwiye, nyine umuntu wa nyawe. Niyo message, harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko nk'umuntu ureba ukavuga ati kino ni cyiza, kino ni kibi. Uburyo bwo guhemuka, bamwe bahemukirana, bamwe bakicana, kutizera inshuti, kuko watubwiye yuko umugore wawe aba ari inshuti y'uwamuhemukiye, ndumva ariyo message mutangamo. Hanyuma rero muri Amerika hari kuba amatora, ikibazo cyane kiragira kiti Esther usigikiye Biden cyangwa Trump, ninde ushaka katsinda kugira ngo ayobore leta zunze ubumwe za Amerika? Jewe nzi rero ni Trump, ubwo niwe nzi ibyo yakoze, ibyundi byo ntabyo nzi, nawe nagenda nawe. Nibihe bintu bitatu yaba yarakoze uzi? Ibyo yakoze, akantu nzi numvisha atari keza igihe numvaga bavuga ngo ntagashaka abirabura. Hanyuma rero nkawe nk'umwirabura uravuze ngo niwe nzi ibyo yakoze, uracyashaka kayobora kubera iki wumva ko yanga bene wacu? Navuga ko ari bene wacu abirabura,
ukumva ko yayobora. abafite nyine nk'umuyobozi aba yarabanje kureba kure afite impamvu ze, ubwo rero byanga byakunda yagendana n'impamvu ze agakora ibyiwe cyane. Ku ruhande rwa Lambert cyangwa se Hamza wowe urabyumva uti? Urabanza umbwira uwo ushyigikiye cyangwa se ushaka katorwa, wenda wumvise Biden wenda ni umuntu ki cyangwa se ntumuzi, urashaka ko Trump akomeza cyangwa ahayobora? ubundi baravuga ngo akaruta kandi karakamira, urumva. So urumva Trump already afite power, ari mu buyobozi, so bivuze ngo sinagunda amateka ya Amerika nyazi neza, ariko sinzi ko hari uwayoboye manda imwe then agahindura agahita ajyaho undi, ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko ibyo byose azakomeza. Wowe urahitamo ndi, urashaka ko ari ndi uyobora? Niwe nahitamo ko niwe twarebye nyine, nuriya ashobora kuza akaza azanye ibye, so Trump nyine we tuzi niwe nahitamo ko ari ukomeza. Mwakoze kubana natwe rero, hanyuma turi gusoza mwatubwiye filime muri gukina, mwanayitubwiyemo ukuntu muba mumeze. Dusoza turagira ngo mutubwire social platforms twazisangaho kugira ngo n'abandi bantu bashaka kwireba bazajye kwireba. Ziri guca kuri Rwanda Movie, hamaze kujya ebyiri n'indi nayo iratangira gusohoka muri iki cyumweru. Hanyuma rero Hamza, gira icyo ubwira usoza ubwira abakunzi ba Yawe TV, by'umwihariko abakunzi banyu bakunda kureba Igeno Ryanjye, babakurikiranye muri rusange. Icyo nabwira abantu bazadukurikira nuko bareba iyi filime Igeno Ryanjye, hanyuma bakareba n'indi igiye gusohoka ishyushye muri kino cyumweru, ubu trailer yayo iri hanze, noneho bakayireba. Ni filime nziza, ni filime irimo inyigisho kandi zagirira abanyarwanda umumaro. Icyo nasoza mbabwira ni ukubashimira, nkanabasaba ko bakomeza kudufasha, bagakomeza kudushyigikira nk'abantu bagitangira kariyeri yacu, bakadushyigikira. Reka tubashimire mwitabiriye ubutumire bwacu, butaha nitubaho ubutumire muzagaruke. Mwabonye rero ko ari abantu beza, ni abantu twaganiriye. Nanagushimira rero wakurebye kino kiganiro, kora subscribe kuri Yawe TV ndetse unatanga comments y'uburyo twajya tubigenzamo, ko inama zanyu ni ingenzi kuri twebwe. Yari Ange nk'ibisanzwe. Ciao ciao, big up to yourself, bye bye.